Isaro TV. Kusa oya mani nshira. Yes. Anto ako si umuhungu ari mu bice bakiryamye cyangwa Anto Paramutse dada wari mu bice dada gukora aka karaporo bari gusegera umugoro. Okay kintu nguhamagariye maze kubona visa yanjye ngomba kujya kwakira ibicuruzwa byacu byasohotse ubu rero ngiye mu Bushinwa nagira ngo nguhe inshingano zo kusasigarana Dada biragutunguye se birantunguye kandi ngomba kugenda aka kanya. Dada nawe urantunguye kandi akazi kari kenshi narinzi ko wenda uraburi kumfasha muri iyi minsi aho kurangiza biriya bari kudusaba byitaho byose ukabikora muhungu wanjye ariko ubundi weho jya wita ku bintu jya wita ku bintu nagerageza kebwo rero nagira ngo nguhe inshingano zo kuzakomeza gukurikirana uruganda gukurikirana biriya birombe mu byose ukabishyira mu murongo ukazajya umpa raporo. Hari akantu nari nibagiwe ngomba kuzajya gushyingura wa musaza wiri iwacu ku isambu. Umwe mwiganye muri primaire ajya kumbwira rero mucuti wanjye uriya musaza rero ngomba kuzajya kumushyingura. Okay Dada uriya musaza yari inshuti yanjye nanjye urabizi ko yanyishimiraga nk'umwana we ariko ngomba kujyayo hari murumuna we utuye ku Muhima ndaza kuza kumuvugisha kugira ngo igihe cyo kujya gushyingura nikigera azamenyeshe ngende mbagarurira umuryango. Okay ngo nizera ko uzabyubahiriza uzabikora neza kandi uziko nyizera bizi. Okay nzanira bag yanjye hariya njye bag Iki cyaro byonyine dutuyemo ratawe hari igihe ujye ukabona ufite icyizere cy'uko tuzakivamo basukajye njye rero ukambwira uko mba numva njye ntekereza yuko hari igihe nzacika nkagenda wazahita ubundi tukigira i Kigali. Iyo nama ntago nayikugira reba iri joro tuba tuvuye kuvamo ubuze abana b'i Kigali ukuntu baba bameze mu bintu biba bituma nyine numva ncitse intege zo kuguma mu cyaro. Nta mugabo muzima wahabona uretse bagashuhe baraba bashumba urumva nta muntu nyine ufatika wabona n'umuntu ugerageza kugira amafaranga ni viateri wa wundi w'umwarimu Korode se ntafite inka imwe ubuse wakoze cyane ugira ngo ntago wakigeza ku byandi bagezeho bari i Kigali. Ujigira ubwenge hari igihe ureba nk'ubuzima ubaye muri mu cyaro reba nk'imyaka tumazemo ubuse ugize imyaka ingahe ngize bazavomerwa nande none se babura umuntu bavomera wena no guri kumva yuko nitugera i Kigali tuzabona amafaranga twereza mama agashaka abantu bazajya bamuvomera babakozi ubuse yabura no gushaka abakozi wazatse tugacika tukigira i Kigali. Aha njye naho nzajye kandi nawe buri gihe uko tuvuye kuvoma buri mugoroba gutya nkareba imibi turya nkareba ukuntu tuba dusa byonyine tusa nk'ibikara tumva yamba numva njye umunsi umwe kandi sinajya i Kigali ngusize mba numva nazagufata twigira i Kigali kandi ndarengana ibyo tubyiyorera ahubwo dutahe babuze amazi. Fani karibu. Ni sawa boss. Star. Makuru ni sawa tumeze neza muri kampani boss. Kazi kagendaga umunsi kabaye kenshi niyo mpamvu zanye ripoti natinze. Ndabona ndi muri regi nayo babikoreye rimwe. Ndaza kubicishamo amaso kuko mfite akazi kenshi ariko bibaye byiza nza kubinyohereza no kuri email. None mu kazi ngo harya bimeze neza? Mu kazi umeze neza hari akabazo kari karimo k'abakozi ariko icyo cyankerereje no ko nzanye ripoti nakererewe abishyize ku murongo. Frank sinshaka kuzitwaza ubucuti ukangiza ibintu. Yego akazi ni akazi. Yego ubucuti ni ubucuti nyuma y'akazi ubucuti okay tuzasangira tumwe icupa hararibi ariko nitugera mu kazi tugasinga ku kazi nicyo kintu nshaka. Yego kandi ari n'amahugurwa dufite
nshaka umuntu umwe nzohereza uramutse witwaye neza nazakohereza muri China nko mu mezi abiri ari imbere komeza ku murongo urimo siko bimeze. Ikindi rero ejo mfite gahunda yo gutera ivi na wa musheri wanjye isimbura muzi n'amukobwa. Isimbi? Yego. Ejo rero nzatera ivi apari akazi rwose ubizi ko muri inshuti yanjye muhageze byatunezeza tukifatanya mu birori by'ejo. Ejo saa 12 kuri Sabrinks Hotel yo location. Ngira ndabona ejo nta gahunda mfite ariko nari saa 12 nzaba mari nzagushyigikira uri umuntu w'umugabo. Sansa. Uri umuntu w'umugabo. Ari ahantu mwese muri naheza cyane. Ya jode nagiye bafite piscine nakunze. Ya. Baza kuza kureba kuri telefone yawe nyuma y'isaha ndagushyirira agafanta uzarebe ukuntu uri umuhungu wanjye sha. Koze bose. Kangere mu rugo rero mbe nitegura gahunda z'ejo ubwo tuzasubira nizere ko muzaza. Ikara amakuru ya bete yakurikira neza kuri ibintu biri ku murongo nabifixize ku maripoti yabyo. Sawa. Murakoze boss. Greta. Meze bite? Ya Franka. Bonjour Frank. Bonjour. Meze neza. Sha meze neza. Waraye neza. Sha naraye neza. Sha naraye neza. Sha zindutse nza kukubaza uko warayibonye kiriya kirori cyo gutera ivi. Big cyana naguhaye cyana cyiza. Sha sante kabisa nanjye narashimye. Uzagura kana. Sha ntacyo nakwima kabisa warakoze. Sha nabibonye no mwaciye hano. Nakwandikiye message ikintu rero nshaka nyamukuru nashaka kubwira. Hari umujama nabonye muri show ya ninjoro wambwiye ko yitwa Anto. Uriya mujama ndamusabwa Frank. Anto. Tufise ko bigoye Greta. Yanjye Anto biragoye. Kwinginze ubingiremo. Mana we mani bogari. Mana mwijoro uriya mujama ni inshuti yawe. Ni inshuti yanjye magara. Ni na boss wawe. Mbanja kumubwira ibyo bintu. Byoroheje. Ndetse sifite amafaranga njyewe. Ndabizi kabisa nako. Ikintu cya mbere gikora muri iyi si ni amafaranga. Boss wawe na Greta. Urumva bidari dabuhura fresh ese? Greta iragoye ariko kankubwire. Uzi ko na proposal yigeze nyireba se nandi kure uriya mujama agenda mushaka. Ubinyinire kandi nanjye urabizi ko nagukinira diro ukabona kiriya cyana si warabiteye ivi. Cyana nteye. Santa ariko rero. Kiriya kijama rero ugomba kukintu. Kumuza nawe diregiti giye ibindi byose bindekere nzabyikorera. Kankubwire. Santa biragoye kuko sindabona nasengera nabona telefone mbona avugana n'umukobwa. Kamubaze tujye tuganiramo. Hari cyo nakwimye buriye n'inshuti yawe. Warakoze kabisa. Rero ugomba kungeza kuri ya mujama ibindi n'ibyanjye ubindekere. Nakira amafaranga adakora muri iyi nzakora bitumwe cyose ari kuri ya mujama wanjye. Kubera feri wankoreye iriya diro wankoreye ukamuza na sheri bikaba byaciyemo nkaba nateye. Ngiye kukugerageza uko nshoboye. Abizi uri inshuti nziza. Ndagerageza kabisa. Frank we nunkorera iriya diro ukamuza n'uriya mujama igihembo cyose ushaka nzakiguha ariko umuze n'uriya mujama ngo ni Anto. Shangiye kugerageza kabisa. Ngiye kugerageza uko bishoboka. Ndagerageza kabisa. Shawaguyemo kabisa ndabibona. Urimo uri mu birori neza wari umutima wanjye rumeze gutya. Shangiye kukugerageza ko nanjye wankoreye akantu kandi narishimye. Byaciyemo nzagura akantu sibyo turabinkorera ndakwinginze kandi suri inshuti yanjye. Ngiye kubikora ndabikora nk'akazi ndabikora nk'ibyanjye. Reka nkugerageze reka mbigire ibyanjye. Gerageza no kuri pe kandi umva nawe urabibona ko business yagutse yanjye yabaye nini neza kabisa. Musarage rero ndimo njya no ku kazi. Cyane ndabona sister n'amagare. Reka ngere ku kazi ubwo tuzasubira. Tuzakomeza tubihuza nta kibazo. Sante Frank ubikoreho. Bye. Akazi keza. Thank you. nta muryango tugira nta nshuti ese twakorera
nese Imana yakubwiye yuko ikunda abantu baririmbira hejuru gusa ntabwo abantu bashaka kuririmbira hasi ubu ni ngombwa ngo ntahe buri munsi nasara guhaye umwuka ukoresha oya ntabwo Imana umwuka yamaye ari uwo kwirirwa ndirimbira hejuru kugira hejuru subwo ngafata fata nyereka hano ari rirajwi yaririmbiraga hejuru ashyira hejuru oya erega ni aya magambo niyo baririmbira hejuru oya rero ntabwo bivuze ngo birabina n'ahantu namwe biba bihuriye ni ukuturushya nyine gusa kugira ngo ahubwo tuzave muri korali kandi ngewe ibyo ashaka nzabikora nzayivamo si wayivamo nuko ese tuzitwara buze nzashaka ikindi nkora ngombwa se ngo be ndi muri korali ntabwo ibyo bintu ari byo ngewe navamo nzabyihorera ngewe nshaka ibindi nkora urabona ko nibayishyira hejuru ariko bizajya byiza usanga ni ku bihimba cy'umweru imbabazi ko kugira abantu abangaye bazamura nabavugisha gatoya nitwa Anto nturutse Kigali narinje muri karitsiye gushyingura hari umusaza witabye Imana ariko uko ahantu maheruka kera twabona hari kunyobera sinzi mba mwafasha mukaba mwandangira nimba muhaza kena hanze bagize ibyago hari ubuze ngo murangire gusa tuvuge kuri umusaza Karistas ko yapfuye ko agiye kakwijijisha yego nyena nibyo narinzi mu murangiye ngiye nta nubwo mba wayobye nago ari kunyura hano rero dore uramanuka hano hepfo rero yari hepfo hari iribura ahita wabona ni nkomeje umuhanda wose nandi hantu bati shasa urakoze kimwe urakoze nawe sana ngahari mu cyaro haje imodoka ayibonye imodoka ukuntu ije mu cyaro usura musaza wapfuye buriya bagiraga imodoka shokora yari umukire narebaga nkavuga ati sore ku buryo yazana imodoka cyaro desenge nziza nakugira ngo bavugishaho gatoya kandi urumusika se gusubye umwana n'undi mwafashije cyayo ntabwo ncyayo cyane ndakutekereza leta nawe kongera ukamfasha ukambonera amazi maze nkiriyo naje nacikinze yanze kwaka ya rimwe na rimwe igiyamo amazi nyamazi ya amazi ya robine niba mbonera litiro imwe cyangwa ebyiri nta kibazo sawa nshobora kumenya telefone bana ni mwiza ni ko gansa igihe kabisa good nzigera ngenera amazi urabishyiranamo n'akabido se ya nta kibazo cyarakoze cyane ese ushiranamo n'akabido ya basukamo ahangana n'akabido kajyamo ishiranamo n'akajerekani se ya akajerekani ntabwo kajyamo asukamo amazi gusa shobora nkorera pe kabisa ubungubu kabisa ubungubu birahita yaka so reka nze gatora unyibukire na ya telefone ya ndibwa bifite wakoze wakoze imodoka igiye guteka mite nkomeza urugendo nawe urakoze ndetse basaba nawe kanimero kawe oya ntabwo wamaye serivisi nziza basi mbabarira kanimero kawe ntabwo biri ngombwa ndabigusabye basi ntabwo biri ngombwa nta kibazo nimba utabishaka none enda basi uze kugura agafanta kuko ukuntu wafashije pe byanshimishije oya nta kibazo sibyo mba wambabariye oya nta kibazo bigoye twese ku mutima basi nakonje basi gusa nagushimiye cyane umwana mwiza sawa murakoze urugendo rwiza sawa merci
hano ibigori baragura umuntu wa mafaranga karanga sako ivugisha ikibazo we bite uriya muhungu umusanzu w'amuziranye oya nese uri muzima nese watendejwe n'iki no kumuzanira amazi nese umuntu yari kunsaba ubufasha nkabyanga aho uziko nagize ngo mwajyanye uzi umwanya maze nicaye kuri iri zuba ngutegereje ubwo suzanye iki basi bangiye bari gukora iki ariko nshaka kwasa icyasi kimwe wari uziko ntakubonye ntabwo guhereje amafaranga ukayanga nese erega biranaga ese uzabura ubwenge ugeze ryari ntabwo byari ngombwa amafaranga wowe baraguhereza amafaranga ukayanga nese amafaranga ari kutumarira iki gusa mana yanjye njye imana ijya indinda abantu batagira ubwenge nkawe amafaranga wowe baraguhereza amafaranga ukayanga ese nayo kubigenza banza urebe telefone ufite ari ku rugi urebe iyo ni telefone wakabaye ufite umuntu w'umukobwa warebye hano iyi ntabwo ari telefone uba uzi yaravuye hehe umuntu araguhereza amafaranga ukaguma wasamye nibura basuzanye nomero ye nta kintu uzanye muri make uzanye umutwe gusa ubu uriya musore ni ukuraho akantu niwe wari mwana yanjye kujya nayo kubigenza nyine urumva reba ikijipo wambaye ubu nta nubwo wari buzaguremo n'ikanzu ubwo wowe ni umwenda cyakora ngaho niho muzaburira ubwenge ukabura umugabo ukabura ibintu byose mu kigoryi gusa ntafashe amafaranga ntafashe nimero ubwo uzahindura ubuzima bigenze gute iterambere ryawe rizaba riri hehe bishwa gutaha cyakoze amana ese kudataha uragumaho cyangwa uramutegereje urindire ngo agaruke cyakoze amana uteye ubunerwe no kugutekereza nabyo ni icyaha karibu Mayego mwaduha sharijeri ushaka hari ya 5 hari ya 2500 hari na 3500 fast charge washakira keza kinjiza vuba hari ibipirate ngo byaje shakira keza hano nta pirate zihaba urabona ukuntu hasa urabona ari pirate ndabona kugira na telefone nziza thank you ni isaza nzagaruka iyi ni Samsung 18 hari Camon 14 telefone zose z'ubwoko bwose wazisanga hano nta kibazo pe hari iyi ya 3500 n'iya 2500 ndakeka ari zote kandi telefone yawe ntago gisanzwe ni Eric okay watwara ingi fast charge niyo nyine charge yinjiza vuba ni 3500 iyo ngiyo ni make urumva ko duhendura katura ni 3500 niyo make niyo yayi 500 ni ingi basi bitatu urumva nta kintu bitatu se niyo okay nta kibazo ishyura kugira ngo uzagaruke ubu sirinjiza basi ayirinjiza na gutestingira uko kareba ikora turebe uzagaruke cyangwa mwizere ntacyo wowe nazana niba utuye na hafi wayigarura nkaguhindura nta kibazo oya ntacyo ukamwizere koga mwiza nkawe ntabwo yawe urakoze cyane thank you bagatwara gutyo urakoze ntacyo nagatwara gutyo ubundi kandebe kamprope ntukabure ubwihorere ntacyo imodoka turayishora twashiranye umuntu atumye kurangura ntabwo aratuzana pe sorry sibyo utabizagenda neza sawa kazi keza ngombe nkore igishoboka icyo ari cyo cyose nakura umukobwa mubone kandi ntazi gukora ndayifashe gusa ngiye kumutungura muhamagare ariko uko azabyagira kose yabyemera atabyemera ngomba kuzahatiriza mpaka nakura umukobwa namukunda sinzi kabisa icyo navuga Sinzi mamagaye noneho uyu muntu urimo uranyicira akazi we nta soni afite ubu usa nk'umuntu uguhamagaye amasaha turi mu kazi we nuwaheye ndabona ari nimero itanditseho izina alo umeze neza meze neza mwebwe cyane tumeze neza
Muri bande se ko ntabamenye? Ni Anto. Uramwibuka? Ibuka Anto umwigize kuza mu cyaro akakuyoboza aje gushyingura ukamuha n'amazi. Sha nago nukuri kw'Imana abuse ko kubunaba. Wa undi waje gushyingura se? Yeah. Niho undi waje gushyingura. Se none se nimero yanjye yayikuye? Nayo ngo ndi kwibazana yakwenda. Gusa musore wasi uko nazihaye utazimpaye gusa amahoro twagezeho amahoro nta kibazo kandi twararishimye. Oya nta kibazo. Inamba yawe iba muri mobile money? Oya narindi mu kiyede turaza kuvugana. Umva uretse turaza kuvugana. Sha boss baje uyu muhungu yakweye nimero ye. Ayo ntabwo yuko. Kobwa mwiza nkuranga ari gukora ikiyede kandi birambabaje. Umwereze basi senkare ndebe ko ntihabura icyo yabafasha. Kamikazi Ornella yanibye. Aho ino ngofero nayo nari so tugamba twabase ugenda uvugira kuri telefone mu kazi nani urabona no ngwino nkwereke wa muntu amaye amafaranga wa musore biri seri 50. reka tuzi Nuntama umva niza ko ibintu byinshi 50 umva turagabana pasu urapereza ibintu 20 useje tuzakora burisa n'indagaruka mu kiye bisenkana umva yanga turayabyinira amana aho umva hagiye gucyo sibyo ikintu nakubwiye ugomba gushyira ku mutima nta bindi bintu byinshi bamutipe zirinda kumukunda kumva icyo kintu aya mafaranga aya tuzajya tugenda tuyakoresha gake kandi nuko nguko umuntu arya umuntu amafaranga uri twavuye mu kiyede oya ntago twareka akazi ubizi guteze ko zakomeza kuyagwa erega bangu barabeshye uriya mutipe nubwo anagukunda wowe kuba kohereje amafaranga ntabwo bisobanuye ko agukunda wowe uzirinda kumukunda ese biki cyo kugutera ubwoba kiba gihari wowe tuzayamurya gake inda nzakwereka ukuntu tuyirinda wowe vayo aho ngo ino nkwereke n'ahantu tugenda tuhita tunayabikuza tuyagabane gutya 25 umva nzajya nkugisha ubwenge ukuntu rwose tuzatuba muri uno mujyi nabi ego ntabwo twariza muri ibyo somba dukora ikiyede naho ubundi siwe buriya uriya musore ngo ni Anto birase nemera ncike we uriya musore ni mwiza ni bogari kandi umutima wanjye uranyemeza ko wamukunze pe twumva ndi kumwiyumvamo cyane se Frank we komeruka naramuhaye dira ko umuntu nteretera se Frank yarabikoze we Frank nawe bambeshya buriya wasanga atari ntabyo yakoze kuriya mutipe ntabwo nakemera akancika pe nakora buri kimwe cyose gishoboka muri iyi si ariko kuriya mutipe nkamwegukana ako wahamagara Frank nkumva uko ambwira Frank all right kamuhamagare mubaze yes Franca bonjour umeze neza sha hari haciyeho iminsi rero iyo haciyeho iminsi 3 ntakubona mba numva dukumburanye buriya akazi ni kenshi sha nanjye muri iyi minsi shop yanjye iri kugenda neza ariko ndi kubona ari fresh
Nese Fra, gahunda twapanze ko mbona utari kunyenyera diro bimeze bite kandi ko nakubwiye ko uriya mujama ndi kumusabwa ko. Fra, nawe ntabwo njya nkwizera buriya rero. Nese bigeze he? Wari wamuvugisha se Anto? Magana atatu yose Fra? Fra nawe nese Fra reka nkubaza ikintu kimwe. Njya kugushakirira pase y'uriya mubebe hari amafaranga nigeze nkuca. Twari sinabikoreye kubera ubushuti. Umva basi kugira ngo wumve ushaka inkaryama nkayo Frank sibyo reka ngushakire ni uri wumva 100 mite ndahita nanabiguha nta kibazo ariko basi unkorere iriya deal ndakwinginze Fra please ndakwinginze turi inshuti turabizi mbabarira pe wumve ko mbishaka pe man oya Shafra urabizi urabona ko ndi umubebe ariko uriya mutipe pe ngombe musabwe pe reka mwere reka ndishyireho mite ndishyiraho direct harya inimero yawe si yayindi yimbwire narebe 083 661 ijana Hanso Franka iri Franka Habineza Franka okay Fran na mvayazi sivyo yagezeho kabisa Fran ndakwinginze bakabyara babinkorere pe sibyo Sawa thank you Franka Sawa kaskeza uriya mujama ngombe mutsindire pe Greta niko umva Chana mahoro. Nani mchari. Star. Nani urachamose? Chana chama kabisa. Ndakubona. Ndio numeze neza. Chana bari ureba umuntu bita makara. Tusikari wikendi. Chana wikendi kabisa. Sasa nakangana fata se. Tukaba tuganira. Muri frigore amahini ni no mukabata mu wine. Ndabize kandi nayo wikundira. Reka fate kawa ini. Tuganira. Rero uzumvira yo ku mihanda. Yego. Nza tuganira. Cyo mwaka baticyuzuye abantu. Ejo ni zari zimpaye wallahi Ni yaste. Zari zimpaye kabisa. Ariko ngiye kuzirika mane ngiye kuzirika ko ni hatari kabisa. Aya ni iki cyumweru cyonyine tu. Cyuwe Muteka akabayina ariko nabireze bari mubwira inzima tu. Mfite n'inyota nzara izuba. Ndabizi nyacyaka. None se Cheers. andi makuru se. Makuru ni sawa. Makuru y'umusaza se. Ya musaza araho namuka yunjero twatiri kuvugana ariko azaza next week. Ariko product zaraje ndakeka nko uziye kugera Dar es Salaam. Wazagera inaha nko kuwa 4 cyangwa kuwa 5. Yita ku kazi kabisa yaje kuri tele natwe bituma dukora cyane. Ariko bana mwimisa na bifite ikintu bita kazi yasanga ntarakarangiza ari kuzanyisha. So muzi BS. Sorry nitabe gatoya. Greta. Allo? Ni byiza. Yego meze neza wese. Okay. Kendi meze tese.
kumamagaza yego ko nandi bizarre ahantu narindi gatose ntiwashyira kuri mobile money se kagapapuro rebe ko naho nakagendanye mubwira aho ndi tubisoze sha ndabona none agafite kagapapuro noneho kamwereka ikintu tugiye gukora ngiye kuguha location y'ahantu ndi uhansange tubisoze nta kibazo yego reka mwohereze location kuri WhatsApp ubundi uhansange ntabwo hagoye ndibaza bitari bukuvune urahansanga sawa reka tubikore gutyo sawa ko turasubira mu kanya uhageze yego ibishyimbo nabyo birimo amabuye ajya ngo sinabihashye ku isoko ahubwo se urateka iki mu koko ndeba ari amabuye yonyine nta gishyimbo baguhaye nanjye ntumete ukajya ngo uriya mugore yantoreyemo amabuye gusa uba muraziranye nyine mwari mufitanye ibibazo nese amakuru yawe sha amakuru ni meza byacagamo siko nta n'amakuru bumpisha ubumpisha amakuru ya wa musore tuvuga yuko nta gakuru ubuhe musore se ubona ndi ikigoryi ese burara umbwira ukuntu wasigaranye n'umusore iminota yose ingana kuri yarangiza ukambwira ngo ohe mwana yanjye umva ahubwo nabonye asigaye amamagara aguhamagara nanyivugisha yakuye nimero yawe kandi cyajya waramakanye ukambwira ngo nta nimero yigisa guhe ntabwo nigeze nyimuha ariko sha urakaryarye ni ukuri ntabwo nigeze nyine mbwira ukuntu byagenze gute kugira ngo abone nimero yawe kandi warampakanye si wambwiye ngo hafi n'amazi namusigiye telefone musigiye n'urupapuro rw'indirimbo rero ashobora kuba ariho yarukuye kuko njye ntabwo nimvisha nawe yazikuye siko nta muntu tuziranye i Kigali ngo yamuha nimero yanjye njye ntabwo ibyo bintu mbwiye mba mbyemeye tuvuga ko mutavugana suwe turavugana ariko ntabwo ari njye wayimuhaye ubu se muba muvuganye sha ntabwo tuvugana kenshi gusa ariko ejo bundi yaranyamagajwe yambwira ngo arankunda ngo nimwoherereze amafoto nimwoherereze amafoto gusa namubwiye ngo nta telefone ngira wenda nuza nzagutira ifoto ariko nabwo ni ko wakubura uko umuntu agira uko umuntu abagarira yose n'aba azirizera mbere wenda ubwo nyine utangiye kunshyira mu byanya ngo mbize mureka nze ngo ufoto rutazagira ngo ngengera n'umutima mubi nkaho ukuntu kaba kanamisha ibintu byinshi kashana ibishyimbo ukamufotore tumwoherereze mbara gusabye utazagira ngo ngemba mfite n'umutima mubi nta mutima mubi ngemba nanafite bakusize ingutiya zo ni karibu yego Greta Vitesse amahoro uzi neza fresh yego Sister karibu thank you turakoze sawa cyane nzi kuri buyobe Salome yakwishyuye bigaca hose Frank yap ukakiri Greta se sakaba yinese nk'ibisanzwe Charles hari n'izikonje muri frigo hari ibintu byinshi ariko wahitamo amakawaii kawaii kamuzanire bari amakuru se cyane neza ameze neza biragenda muri Kigali shaka turi aho nabizi byinana ubizi tunatata Greta enjoy ntabwo biri kubasakuza se ntabwo biri kubasakuza nta kibazo ariko wagabanijemo tukaba tuganira ameze neza kakawayini Urakoze neza cheers Anto Greta wamwibutse se cyane boye tutari bwa mbere ya okay
Ngiye mbona umuntu tubona ko ari tunakubona. Umusista bamwita Greta ari namutumiye muri bya birori byanjye byo gutera ivi. Greta uyu ni Anto nawe ndibaza yarahari. Yego. Agenda muzi. Uramuzi. Twaje kumwe muri party yawe cyane. Nange ndamwibutse. Surombe t-shirt y'umweru. Yeah. Nakwibutse. Nambaye t-shirt y'umweru. Meze neza. Chameze neza narebi. Karibu mu rugo tu. Yawe kamu nishimiye kumenya Anto. Nanjye. Yariko nari nakubonye nyine buriya tu. Rero wambonye gutamvugishije. Nakubonye pe. Gutamvugishije warantinye. Ntabwo nagutinya. Ahubwo nyine buriya nuko umuntu aba ataziranye n'umuntu ngo itayihutira kumuvugisha. Ntabwo mwari muziranye buriya. Bibaho. Fa. Ntabwo wamugaye nyine ngira ngo dusoze ya gahunda. Muzi ya indi service. Ni ya 13 Okay. Okay. Reba ko phone fra. Ya, ndabona yagiyeho. Take. Okay. Yeah. Okay. Sikamutangwa kwa kawaida bimeze bite? Anto kwa wapi cyane? Shori bize kabisa Anto. Nabirenze imana biro bose ubizi se. Nano kwa Jode nazi neza. Bakari kwa gabo. Reka tu ngomba kugira n'isoni n'umuhungu. Namu soni wawe. Anto Greta suramubona ute? Shaho. Tatwaye. Rero bwa ndabona munaberanye ukuntu. Cyane avamo ariko buri. Byavamo se Anto. Sorry ndabona bampamagaye. Ifuka nitabeshe. I'm sorry. Sorry. Hello, Sherry. Anto. Now. Narakwishimiye kandi ndumva twaba inshuti ntacyo bitwaye. Waranyishimiye. Cyane nkubona ariye muri party ya Frank nahise mwishimira. Shaka tube inshuti tu. Birenze. So inshuti usanzwe ushaka? Oya. Ushaka ubuhe bucuti buriya? Ese ubwo urumva umukobwa n'umuhungu nta kintu wowe wumvamo? Umukobwa n'umuhungu. Birenze tu. Ese ufite girlfriend? Twose wihuta. Ese ubwo ndibuse gute? Oya buhoro buhoro uzagenda ubimenya. Oya wambwira ariko. Hanga wihuse cyane. Rero ndumva na. Ndabona nakwemerera simbaza niba ufite girlfriend. Oya ariko wagomba kunyemerera nahise urabona ndi umukobwa mubi. Wowe wabitekerejeho deja? Yego njye naragukunze nyikubona. Ariko wewe wabitekerejeho njye nabo ndabitekerezaho sibyo? Basi bitekereza. Mataye mu basi sibyo? Atari nona. Ese wagiye romantic? Ya, suje mu metaye musi. Nyine giye romantic basi. Yabaye ite? Namubu warari ndiye. Ndaza kuzanira umuti. Sibyo? Uza gusiga. Birenze tundaza kuza kuza. Bana. Akiri kuri phone mana zirenze ngo wataje. Ndi kuvugana n'umugore ga ntabwo biba byoroshye. Meze bite? Hari turaya. Kuganira na Greta. Ari kumbeshya nyine. Ubona ni sawa nta kibazo. Chama kabisa. Anto ahubwo bitekerezo. Yes. Akomeza ati. Mesela ndi umwana wo turaza kuza kwivugana. Sibyo? Rero umare ukuntu yagenda tujye kwitegura n'akazi keza. Mani genda muye ntabwo ndi ko nejo tuzakubona ku phone. Yewa. Mani sasa kwerekeza se mani. Ntari. Aguma aho mwana.
twagenda nta kibazo nimba nawe tuzaza kuvugana ndamuberekereza nta kibazo Bye. Asante. Thank you. Yeah. turavugana nta kibazo Kamutipe zambonye. kariya kadiri ubonye ukuntu twagapanze neza Uriya mutipe ngombe musabwe agomba guhana. urabona bizavamo ukurikije uko wabibonye nabahaye umwanya nawe nizere ko ari uko wabigenza njye mu kazi shajya mu kazi nawe ngiye gutegura akazi k'ejo ubwo nyine tuzakomeza tureba ibyo ari byo sawa umva ongera uhindukire urebe na hano nanone mufotore n'iyindi imwe nayo isa nk'ureba hejuru ariko udaseka nyine izi ngizi zirahagije reka nzi nzimwoherereza turebe nimba hari ikintu kimuvaho ndazimuha ariko ntumwereke ko namukunze cyane si ibyanyu ndabizi wabona mbikiriyemo bigapfa reka njye nicecetse nisaho nyereka nimero ye nyishyiremo nzimwoherereze kuri WhatsApp nizo ngizo Ego kamana oya nabyo inkunda zanyu yabyaranyobeye nibaza ibyo ari byo bikanshanga inkundo z'iki gihe izitarimo amafaranga se oya ibyo kumukunda byo ibibazo twifitiye mu rugo aya nibyo nkunda bijyamo mwebwe b'abasirimu ntabwo oya natwe dufite uko tubijyamo ngewe se ubu urabona mbirimo nanjye ntabyo ndimo okay hazimo ego mwana usitahise azibona yari ariho se yari ariho mise mbona yanazibonye uziko nawe wese yohereza amafoto ye ubuse byari ngombwa nari mwandikiye ndamubwira yuko toje ese wowe umuntu yatunga amafoto yawe wowe udafite ayo Mva ndabona ahubwo siko mbona mpamagaye nawe aka kanya se ahise amuhamagara yego mwaba se banzi imitima yanyu ibitererana mu ngaba mwitabe nyine none se nabigenza mwitaba ariko ntutinde oyitaba tuzavuga n'igihe bakuru wi sha tumeze neza na mama rawe oya ntago ari ukubanga yari yagiye guhinga sha nawe nari ndi gutora ibishyimbo cyokora icyo mbona cyo ni uko shoko asigaye bakunda sha ameze neza reba ukuntu yishimye wese umeze gute siko ubona byamunesheje kandi karambeshye umeze neza bazakundana ariko byagenda kose ntabwo bazakundana sha nanjye ndaho nzabinyamo turashima Imana byo gukundana bisabaho n'akantu ubuse ntaza nka nimugoroba araza nimugoroba ko ahinga kure shu mva ngiye kugenda ndabona urimo gutinda kuri telefone mva wabaye uretse nkaza nkaguherekeza siga nanjye nawe reka ngende nta kibazo ndaza kugaruka sibyo ndaza kugaruka sawa ugira urugendo rwiza usireka nkanza nkamuherekeza sawa bye Tony umanye nze nkwerekeze cya cyana si wakibonye ute mani kiriya cyana nacyo kibaye cyana ni neza kabisa ubonye ibyavamo se mani singiye kukubeshya uranze usubize se ndakunze byavamo bro kubera iki se kandi mani ubu ngubu ndi kubyibuka umutwe urazungera mani serious uriya mwana kami bro kami naramudaye kwa mudemo nzamutakazaho buri kimwe cyose mfite kami sugamana mwana sibibuka gerageza gushyingura umusaza wo mu cyaro kwa Bagerati sasa nakutanye n'akadada karandangira demu mwiza bro my god demu zo mu cyaro si ubwo koko umuntu wagutsindiye amezi atera mwana uriya mwana n'ubu ngubu buri gihe iyo mutekereje
Man, serious. Serious. Uriya mwana man. Sha. Kanze mukwereke man. Enye kandebe. Umwemera nk'ibogara kukana. Reba umwana bro. Umwana yitwa Kami bro. Mbona nta kirimo. Ngo ngomba bunyobwa. Yagitsindiye gute? Munyacyaro kuganira na boss wawe ariko. Bose yana nubwo ntawe ugira inama bakira ariko munyacyaro wapi. Nabitava mose. Ngo ntabwo yakompeta na Greta. Kirimo. Susko turi inshuti se. Turi inshuti pe ariko mani Greta ntarubwo yapfunduriye amarasiyo y'umwana mani. Ariko reka nakubwira. Kandi uteretura n'umuntu uzagufasha no mu kazi. Use umuntu w'umunyacyaro muri ziriya kampani ziwanyu ubona ko yazadufasha. Icyo cyo si cyo ndeba mani. Ufite cash? Sibyo? Kabi. Kandi namwe murahari kuza mani ntabwo ibyo babivuga. Gira inama umukira ariko ndabona ngiye rwose mutaberanye. Greta sibyo uzanayimubwire mani. Akabemeranya na Greta rwose. Ntabwo yaduturiye umwana imwe nitwa Kami. Zaramukwerekeje ubundi turage kambaye nabi gasa nabi. Bro twubahane sibyo twubahane. Nta kundi. Kundi ugiye. Turaza kuvuga ariko wabitekerezaho neza. Yambabarira ubugiye. No mu cyaro wapi. Yabugiye utaranzamurira isukari bro. Nizere ko Frank unza n'inkuru nziza rero. Sha. Makuru ndayafite byo ariko Frank. Ikindi kintu ushaka kumbwira se atari ukumbwira ko Anto yabyemeye? Sha ejo rwose Anto twari kumwe twasohokanye. Yakubwira ngo ikirere akagira. Nawe urashyuha. Nizere ko yanyemeye we mana. Makuru ndayafite ariko kwizera we ntabwo ugende. Ariko iki Frank ndakwinjiza. Ejo turi kuganira. Hari agakobwa nabonye anyereka amafoto yako. Nta kirimo pe. Umura nabonye wapi nta kintu kirimo rwose. Kobwa kagaturage ka mu cyaro k'Afrika nta kigenda. Fra naguhaye amafaranga 100. Hari andi mafaranga yarasigaye. Menye ko avance naguhaye. Frank tubyumvikane ari amafaranga uramutse atanyemeye. Umenye ko wayansubiza kandi washyiraho n'inyungu. Kamubwire Greta. Frank ndakwizera. Umurari. Uriya mutipe atabaye wanje Frank. Gere turanzi. Amafaranga yaje. Cyana bezi ku noti kabisa. Ariko reka nkubwire. Ugiye gukora iki rero Frank? Kintu ngiye gukora. Kana gakobwa yanyeretse nabonye yarakibabura ariko nta kirimo n'agaturage. Wabonye Antero gukunda cyane cyangwa yakubwiye ko mbebe ari mukunda? Anto nabonye agakunda ariko aje mbirimo kandi ndabikomeza ndizera ko bishobora gucamo rwose. Humura ndaje nkomeze mbikurikirane kabisa. Francis nkwizeye. We ntuhangaye. Suri inshuti yanjye. Rega urabona inshuti yanjye. Menye ko nanjye naguhaye umukobwa rega. Uri inshuti yanjye kandi Anthony boss wanjye. Mubanye rero nanjye nabyungukira. Wumva se ahandi amakuru ko rumeze neza. Shana imeze neza nta kibazo. Nanjye imeze neza urabona ko ibintu bigenda. Yo diro ndayiguma muhumura. Kandi ndizera ko karakantu tuzagatura hasi. Nta kirimo na abanya gakobwa ka Shana gahunda. Rero subire mu kazi nawe uje mu kazi. Agiye mu kazi. Shana ngiye gukora amasuku. Tungiye gukoramo hano arasa nabi. Cyangwa naryara nagutse kabisa. Thank you Fra. Birimo ndabikora nka kazi narize. Uriya mujama agomba kuba Greta. Ni gahunda. Ibyo bintu turabikurikirana. Sawa. Thank you Fra. Bakoze. Kazi keza. Shari meze neza. Gukora iki? Yashira abashaka kugira kumbwira iryo jambo pe. Kubura wo mu cyaro ndabizi kandi nagukunze mbizi 100%. Ijambo ngo uri wo mu cyaro ngo sinagukunda oya ntabwo mbishaka. Injira ntabwo mbishaka shari sibyo? Menye ko ngukunda gusa. Anto. Ayo. Meze neza. Ya. Nari. Nkumbuye. Cyane ni karibu hasi. Thank you. Nsukite waje kandi. Naguhamagaye cyangwa wait ndavuga kaze mu miliyoni. Haricyo bitwaye. Okay, nari. Andi makuru se. Cyane ko nari ninjiye numva kubwa by'umukobwa. Okay. Ya, sitogoye ko mfite shere yarya. Ariko rubizi ko ngukunda. Greta ndabizi warabimbwiye sibyo? None. Ariko mfite girlfriend. Baby no, please.
reka nkubwire sibyo ntabwo nazi kumukunda Greta ariko wenda reka just uri inshuti yanjye bisanzwe hari ikibazo nzagufasha uzabona umuhungu muzima nta muhungu nyine wundi atari wowe Anto mbabarira kandi mbabarira sheri asubwo umukobwa arandusha mu by'ukuri kugeza nta kintu ndusha Anto kurusha byose ariko amafaranga ndayafite urukundo ndarufite baby no sheri sorry kamera yacyamikishije Greta ndagukunda sibyo ariko ntabwo iby'urukundo sheri iki ntabwo byashoboka ndagukunda nka sister cyangwa inshuti yanjye bisanzwe ntabwo ndi sister wawe nanjye ntabwo nkwanga sibyo I love you so much bagiye kugira mu buzima nta kibazo ndakwinginze mbabarira ntabwo nshobora kubaho ubuzima utarimo pe ndakwinginze girlfriend Greta beg you man ndagukunda ariko ntabwo bishoboka baby mbabarira uwundi ndakwinginze ntabwo byakunda ahubwo mfite akazi kenshi ndakwinginze pe mbabarira ndakwinginze okay no icara sibyo icara ndakwinginze icara ndawuku oya Greta oya ngo basi icara hariya sibyo banza wicare ngayicara sibyo oya icara hariya ku ntebe no oya haguruka sibyo haguruka sibyo haguruka tuza kubivugana hano turi muri office baza hinjiye abantu ugasanga bameze gutyo bagira ko umukozi ngahaguruka sibyo haguruka ndagukunda sibyo ngareka kurira sibyo reka kurira ngareka kurira sibyo ngareka kurira sibyo ubu nakumbeshya oya watujije mbabarira mukobwa mukwibagiza reka kurira bihanagwe reka oh my god siko batubonye ndasari kurabizwa mukunda ngo basi tuza jya mu rugo sibyo jya mu rugo turaza kuza kuvugana dore rinje baratubonye tuza kuza kuvugana sibyo ndagukunda ngongera sibyo twishimye cyiza tuza kuza kongera sibyo basi genda sibyo tuza kuza kongera basi uze kumvugira nicuza akazi kakababagara ngaho basi genda sibyo kandi urakoze mubwire yinjire niba akiri hafi Bana, umeze bite? Sawa. Niko se muko bite? Byiza madam. Umeze neza. Franka. Bite se Greta? Bite se? Sawa, madam ugende madam. Ese bite ko ufite umushiga? Ariko ye ndakubona washyushye. Cyuhane. Ese ni gututaye. Umugabo kuba ari mwiza. Mubonye mashe. Ubona umugabo ni Sideline baby umba nkubwire ejo bundi bwari bwije ashobora kuba utarayibonye Sideline nawe urandasabwa sinari mpari muko ntabwo nari mpari cyangwa wari bwije bwari bwije uyeruka ko nabwo njya ugwa oya shatye tumuteye cyo ko naguhaye umugabo nukuri kwimana tutabyemera rwose turi inshuti sinashobora gute kandi njya guhaye umugabo ntabwo mbona ko mfite ko preziza sawa umva mbanze nkubwire rero naribagirwa mu biganza nyahangaha hari ikintu cy'ingenzi ngiye kujya gukorera mu ntara yabonye akazi mu ntara ako ntabwo nzatinda so rero ndashaka yuko uzanshungera sheri wanjye sheri nawe ntabwo nyeze nabe ndakuzi pasa zawe ziguze ubuhuha pasa zawe n'uwo munsi ubwo rero mbushyire ndashamushyire mu nzu ukigira munshunge erega muraburana ndabaza amasaha menshi mama muri kumwe sinzi tunamupanga ariko uzamushunge muri Kigali itoroshye ariko nta kibazo umva se Franka ndabizi Franka bari kumpamagara bari n'abakiriya bari kumpamagara okay umva se Frank ndabizi ko nkwizeye urabizi ko naguhaye umuntu baby kandi n'inshuti yanjye nawe n'inshuti yanjye sibyo ndakwinginze wakabyarawe mbivuze hakiri kare nawe ahari uzambare no zamutenguye ko ninjye wagutenguye mumure mukundane murabona ko muberanye nta kibazo najye mu kazi ahubwo dushaka ibiceri naho hanyuma se wowe bite kutamira amakuru yawe harya mutipe twandi Anto mutipe ndamukunda ariko shana kigenda kiri muri uriya mutipe ashaka kuba afite undi mukobwa niko wanuza Frank yambwiye ariko ejo bundi ntabwo nakubonye narabiboneye mwaho beranye twaranasomanye sheri basomanye mbarira uretse gato umuntu uguhaye musomana abantu b'inshuti kwese ariko nawe urabizi ko ndi kurwana hasi hejuru kugira ngo
birimo neza nabonye byaraciye ese bitogiye wishima uramutse ncitse muri isi nta wundi mugabo nizigera nkunda mu isi ya rurema byaciyemo njye ndabizi narababonye oya njye ibyanjye byavuyemo rwose umva naranagushimiye uko kwima amakuru Greta byaciye namuhaye n'amafaranga kugira ngo abijye ubundi narababonye barayamuhaye ariko yabigiyemo kandi byaciyemo sinkubwiye ko byagenze uko nabonye se Jonas nubibona yose se antomuhamagaye mata surabona nabeshya uyu mutipe yamamagaye bamwumva tajya tubizi kuri turi inshuti ntukaduhishe Yes, darling. Hi, Greta, Ça va, ameze neza. Shana, nanjye meze neza. Andi kuri shop. hari serivisi nshaka gusaba shaba y'inyemerera. Shana, nta kintu nakwima muri iki kereka icyo ntafite pe. Oh, wow. Yeah. Hari pati y'abashyitsi banjye cyangwa se kujyanamo. Pati? Y'abashyitsi banjye. Oui. Kandi kugeza kumwe n'umuntu. Wabifasha gufata kujyana. Sha. Shiri wanjye urabizi ko nta kintu nakwima. Ndi ready ahubwo mbwira nze nambaye iki. Okay. Saa kumi n'imwe ndaza kugufata. Ngende nambaye iki se sho? Ni ukuri ko Imana ndahari cyane ku bwawe kandi. Thank you. Sawa. nabeshya agashere utabyaciyemo ntabwo njya mbere sinabivugaga agahakana wagiye utubwiza ukuri ko ibintu byemeye diro ko nabikoze neza wari uri kuzaguha n'indege wari uri waburanaga iki se buriya kuduhakanira ariko nawe kandi ibintu byaraciye ntabwo byaciyemo utipe aragoye uko uriya mutipe wanjye yamamagaye nanjye umutima wanjye utari hamwe mpita numva byiza ubwoba shanda mukunda ku rukundo ndetse gato guta umutipe uvuga ngo aragoye ariko gusaba kukujyana kuri date kukwereka abashuti be ese kumubwira amafaranga mfite yose nakimbira nkashora igishoboka cyose ari kuri uriya mutipe akamwegukana ariko mukunda byanyabyo Nase n'ibyaciyemo. Anga niwe ugomba kujya. Ugomba komeza kumureshya ukamubwira nyine ukamubwira uburyo kindi umwana mwiza. Cyanda komeza mbite mariko. Ndabona biri mu nzira nziza. Umugabo wanjye arafakaza cyafakazi. Biri mu nzira nziza nabibonye buriya. Greta. Umukobwa yashyushye hano. Kawaye. Amafaranga yose ufite ku musore tu. Tuna Greta. Ibaze ko namushyize no muri screen. Anto buri gihe muramwingira ngo dukundane wamufatirana akantera inda icyo byari fureshi ko n'ubundi kunkunda ntateze kunkunda ahubwo wamufatirana yasinze nkarako ko yantera inda nkarako nibura uriya mukobwa batandukana nanjye ntabwo nabura ubwenge aha ho rwose igitego ndanyitsinze pe
ntabwo bizongera kumbaho. Imana imfashe ibyo uriya mukobwa yambwiye niba ari byo. Mbese ibyo namuteye inda sinakundana nawe, niyo nabona guteye inda y'imanga ntabwo nakundana nawe, sinabana nawe. Gusa Imana imfashe ibyo yambwiye niba ari byo pe. Imana isuku kuri umukobwa yatwite byagenda bite? Oya ntabwo natuma yibyara, yayikuramo kuko abi nta keza. Kandi nyine tu ntiyamagarire kandi ibintu byambayeho gute kweri? Bimeze gute? Bimeze bo? Uri gukora iki? Arimo kubagara? Uri wenyine cyangwa uri kumwe na Tony? Okay, ndagukumbuye nshaka kukubona. Ejo bundi sikuzi urukundo aba ari hatari. Baby nshaka kuza kukureba ejo bundi, nshaka ko twicara tukaganira, sibyo? Hari akantu nzakuzanira, nzakuzanira aka gift kandi ntabwo nakubwira ko ariko. Urataha ryari? Utaha mu kanya? Tuzamukorera surprise turi bumwihore. Sawa, gira umunsi mwiza. Gira umunsi mwiza. Tone ntagire ikintu umubwira umwihorere. Sawa sawa. Shere nkuko nabikubwiye, mu rugo ni Kigali. Mu rugo ni Kigali Nyarutarama. Mfite papa na mama, ariko mama na barumuna banjye bose baba hanze baba Canada. Inahambana na daddy wenyine, ariko daddy nawe nagakunda kuba ari hano kubera ko ukunda gukora ingendo kujya kurangura cyayi na hehe hose. Ngiye gukunda kuba muri business. Sasa dufite company yitwa Sofatech icuruza ibintu by'amatelefone, tuyavana hanze tukacuruza inaha. Wow, yumva. Rero nkuko nabikubwiye, business yanjye niyo ngiyo. Daddy adahari ni njye ubuhari, njye ubukurikirana byose. Gusa nifuje ko twaganira tuziranye kuko nagukunze kuva nyikubona. Nifuza ko basi wamba hafi tukaganira tuziranye. Nanjye nyine inkuru yanjye ni ndende kuko mbana na mama wanjye. Abavandimwe banjye 3 barapfuye, bakoze impanuka na papa tuvuye mu bukwe bwa musaza wa mama. Rero dusigara twenyine hano mu cyaro, gusa nyine nta bandi bavandimwe dufite, turibana nyine. Nase papa yapfuye mu mwaka?
No, Sherry, nsubiza. Baby. Bora, sibyo nsubiza basi, sibyo. Sibyo ranyemereye. Ujye gutuza. Ngaho tuza, sibyo reba ahantu turi, abantu bari kutureba. Sibyo, reba abantu bari haraye. Ndikugira basi ijijisha, sibyo. Sibyo. Ngaho pore, sibyo pore. Ngahanagure. Yahanagure basi, sibyo. Watuje. Tugiye kuganira nabyo kurira. Sibyo. Basi ndahari, sibyo. Sibyo. Tugiye komeza umbwire, sibyo. Ariko tuzimenye ko turi kumwe. Ntacyo uzabura mari. Sibyo. Sheri? Ngo basi tuza. Tuza, sibyo. Basi ndasema kuri kwa. Sibyo. Ngo basi bandusome. Bandusome birashira. Sibyo. Gawase. So basi tukomeze tuganire. Baby. Ukunyumva. Turi kumwe. Babarira utuze, sibyo? Babarira utuze wumve ko nubwo adahari ariko ufite umuryango. Sibyo? Ufite umuryango ndahari. Na mami nzaza tumusure, tumuganirize ariko tubuza ndabigusaba. Nta kintu uzabura, sibyo? Yego ntago nahinduka papa wawe ariko basi nzagerageza uko bishoboka kose. Ntacyo uzabura, mami ntacyo azabura. Nzagerageza pe. Baby, tuza, sibyo? Sasa yije ko mari. Watuje? Sawa, haguruka turebe. Haguruka, sibyo? Watuje? Sawa, sibyo ndahari? Ntacyo uzabura? Sibyo? Ngatuza, sibyo? Ngahicara, sibyo? Sibyo? Pore? Ngahicara. Sangwa inafata. Tuganire, sibyo? Sibyo? Baby. Nzakuba hafi, nta kintu uzambura. Sibyo? Murabinsezeranyije? Okay, mu rugo nagize amahirwe baracyahari. Nta kintu nigize mbura bahari, nayo ntacyo uzabura mari. Sibyo baby? Nzakora igishoboka cyose. Ndagusezeranyije. Sibyo? Basi kora hano mbisezeranyije. Uzabikora. Gusa nakuzaniye n'aka gift. Fora kariko. Wowe ifore gerageza. Oya banza. Basi gerageza mu tuntu tubiri. Oya ntago nayikeka yimbwiye. Ntago nayikeka. Okay, kanga kwereka sibi basi. Biragute. Che no bumbura amaso. Zana ukuboko kumwe. Urumva ari agaki? Be. Suwe ntago bibaho. Che, bikubona ute? Ntago. Urakoze. Chesu nisura mwiza. Urakoze. Wow, suba keza birenze. Oh wow. Che. Suba mwiza. Kandi ishimye kuba wongeye guseka basi nyuma y'igihe kinini. Simukadabiri. Ndaza kwigushyiriraho. Saba basi ndibicyo. Sikundi gusa neza. Maze ndumva ntasubira Kigali ngiye. Urakoze. Ndumva ntasubira Kigali ngiye nyine. Urakoze wumve ko nyine. Ariko amakuru ya mushiki wawe Tony? Tanameze neza. Twari turi kumwe. Ngamuri kumwe. Buri gihe murakundana, buri gihe muhora muri kumwe. Iyo waza munarana twagira ngo ni Imana. Oya turatuburanye turi n'inshuti. Muri n'inshuti? Wow, ni byiza. Kamuhamagare aze adusuhuze. Aze nanamwereke ibyo. Wow, arishimye.
Tony andi makuru. Amakuru ni meza. Sha. Rero nanze kugenda nakuvugishije. Ndimubwiye ngo guhamagare. Ako muri abana bawe? Tese kandi. Ntabwo mbishimiye nyine ngarebye ugiye waziye mwari mwabipanze muraje ntimumbwiye murahuye murangije mu mabara aka kanya. Asheri no murenganye pe ni ngiye wabikoze. Njya mubwiye nakubwire nze kugukorera surprise. Numenye ko ndi na. Wese nabyo yarasi kuri buze. Yase yarabizi ariko twabiguhisha. Njya mubwiye ntabikubwira. Rigiye muzaza mu mbure ngeze muranziritse. Arigiye muzaza musange nigendeye nta nahari. Amakuru yawe saba yafite sirango twakora. Sibyo be? Nabwo se nakweretse. Yes. Bayibonye? Niza ndeye. Arayibona ute? Keza pe. Keza. Shere wishimye? Wishimye? Oya ndakumbeza. Kara telefone nakategeza kanjya ahantu. Keza nyine. Shere. Sishimye. Biba neza. Satoni. Ndakushima ko umuba hafi nyuma y'ibibazo yagize. Gikomeza basi umumbere hafi umunyegerere. Ariko ndahari kubwe. Satoni azabimfashamo. Nzajya gufasha kibazo. Akagira hajya gutya. Niho nzabibaza. Naho yajya ndabona mumeze neza ariko murishimye. Ntabwo uri kumbeshya? Ntabwo uri kumbeshya? Oya. Akajya bigire. Baby. Ntabwo mumenyereye sibyo bizaza sibyo? Umukobwa w'umutima ndabikunze. Nzajya muba hafi cyane pe. Gutana mubwiye n'ingaruka sojya no kureba mami nabamenye tuganire bya birebire utari ku Randiku rega namenyereye bintu ndega ntabwo tubimenyereye sheri yambwiye ngo amenyereye kama sheri byanjye bambwiye n'ibiki yambwiye ngo amenyereye kama amarwa ubushera amarwa n'ubushera ibintu bigaje ubushera ntabwo nyine ibintu nk'ibise ko tubinywa twaje ku muhanda yakagura make kugura make ndabona muri seriye ntabwo nifuza basi ko ubona ko nzazabaho nabi sibyo Tony cyakuza nimurekere pezwe mwatera umuntu ishyari rigiye mwahereye bisa naraza mwavuga ibisi basi ya nawe uzaba n'uwawe sibyo nawe ndamutegereje nyine ndamutegereje umurazaza reba ariko murebe areba murebe zari birenze kanjye nimba ari uko duturanye nabirenze none se umukobwa arebe yasha birarenze cyane rero bamaze kwira kandi twi Kigali ni kure ikanishyira facture then naye ibindi iri kuri telefone siko bimeze kandi wakoze nakoze yawe ni wakoze ko wamaye time yawe sibyo Tony wakoze kamaze nishyure dore amasaha yamfashe sibyo nakoze ongera untize telefone uzayangutiza twagiye muri petisi shani nziza mana yanjye abandi bana mfite umusore mwiza pe mva mu cyaro sinzamuzana batazamuroga cyo kandi abona wishimye mva ndishe ariko se nuko bazavuga nyine ngo nabaye indaya ntazundi sibyo ubundega nahabihera zajya nisa kuwe kuba kutanayimenyereye n'igihe wazajya ubufasha ingo ukazajya uboneje sibyo gusa ari impano nyine bisuko ntiza se hari ikibazo cyakuza ashaka usigara umwana mu burabisha ubu ntugire ngo nandishimye cyane usigara umwana ntabwo yari yambujije ese utari wambwiye yuko ubundi muri rusange yari yambujije ngo aragutungura Sheri nasoje rero nasoje ukangenda Tony kuri telefone sibyo nakoze cyane none reka muherekeze ntabwo atagaruka segonda rimwe nta kibazo ukuntu kishimye kameze neza sundura musore buriya ntabwo njye aba yambonye ibyo nta n'ikintu ashaka no kumvugaho ngo ni keza hasi ni mwiza heha
umva wamubonye ndamuzana muri kiriya cyaro ameze neza bishimye nta kibazo mufite ifone ni nziza ko nyine sinzi ukuntu utekereza kandi ujya umenya ngo narabikubwiye ujye witwara neza igihe wazajya ukora ukuntu uriya musore aguteye n'inda si bihera muri telefone baguha telefone si uko nzayiguteza tuzayitwitana tubyihoresha ese uba ugira ngo njye ntabwo namwigeze boyfriend umeze nk'uriya neza naramwigeze neza fotokopi ibyo by'amatelefone byose ntabwo yabemereza amafaranga ujye ufata amafaranga nyine yo twagabana ibindi uzajya ubyihorera si ubwo ngubwo kuza gufata cyokora wenda ubwo ubonye kuguhamagarisha wenda nta kibazo da icyo cyakoze pe mama yanjye cyokora erega urishimva umva dutahe gusa ntubivuge nakubikije ibanga ntubivuge ntihagire umuntu ubibwira se reka dutahe rero cyo kunywa ndabona twigende none se iyi fantasy batagira agacupa ndagatwara nk'ayo bafashe mu ntoki wahita tukazivanga ahubwo se watwaye iryo vide ni ngombwa se nk'ujye kuvanga rifate tugende si yishyuye uragira ngo rero bamfate ntabwo bagufata ariko ndakwereka ahantu turinyuza turitwara wari gusanga none se seriveri ntabwo uri budufata ubu se umuntu yagutumyeho narangiza cyo kubona abone wanze kuza oya mani injira nta muturage ariko umuturage ariko say yes say yes say yes say yes 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 say yes say yes say yes ihangane nyine byabaye ntabwo ariko twari no kuri ihangane sibyo ihangane ntabwo ari kura natwe twari Antorane amafaranga yanjye naguhaye amafaranga yanjye ihangane Antorane ngushye nanjye numvaga biriya bitawa kabeza oya ntabwo wepo ntabwo nabigukura beza uri inshuti yanjye ntubizi kuri inshuti yanjye koko ntabwo nabikora rwose urabizi Antorane ngushye nagira ngo nshimire umusore wacu Anto bagize ibiro byiza nk'ibi ngibi agire nawe afata ijambo ahangaha ashimire n'aba bamuherekeje muri uyu muhango yagaragaje ko yabaye umuntu mukuru
Okay. Manje gushimira buri umwe wese witabiriye aka gapati kanjye gatoya. Mwese muraba gushimirwa. Ibintu narabiheraniye kuva ashize iminsi ariko finally mbigezeho. Nta kindi kintu navuga ko byandenze. Sorry. Thank you. Nagira ngo muri uyu mwanya kandi agira ikintu yahereza yavuga kuri uyu munsi umukunzi we yamuhereza umwanya akagira ikintu avuga. Murakoze nanjye nyine mwese ndabashimiye gusa cyane nyine nshimiye Anto kuba nyine yarampisemo nyine Imana imumugisha. Uko nabiteganya wihangane no kubona urenza azanabyicuza karakanya cyaro basi ngahangane ihangane nuko umeze gutya basi hangane umeze gutya nuko ihangane ariko atarampemukeka arampemukira ihangane please mundeke ihangane nuko reka dutahe basi sibyo uzabona n'undi utari hanto nuko ihangane pe ihangane buriya ibintu byose biba kubwa impamvu uzabona undi utari hanto unarenze hanto ihangane shoferi ati imodoka tugende tumugeze ku modoka